jewe ntabwo rwose nitandukanye n'abavuga ngo barwanya inzego oya zikora akazi kazo nicyo bahamagarirwa nabwiye ko abategetsi b'isi ni abakozi b'Imana yego batwarira inkota mu kuboko kw'iburyo kugira ngo bane inkozi z'ibibi niyo mpamvu rero ijwi rivuga ngo ntabwo turwana inyama n'amaraso ni abatware n'abategetsi bategeka isi umwijima n'imyuka no mu kirere kamabwire ngo hari imyuka itegeka uduce kambivuge nigeze kubivuga mu nyigisho za deliverance urugero hari udukaritsi ujya gusanga ugasanga batwitiriye amazina runaka muze kumanuka saa 12 kanda hari muri igishanga cy'umuceri urabona abantu 50 abagore abagabo abasore n'abana bakibato mu myaka 13 kandi abo bana bamwe baba bagifite za uniform biga bamanukanye inkwi bamanukanye amajerekani ya merase reka ngaruke kuri inyigisho yanjye ya karande yego Satani icyabashaka ni ukugira ngo akomeretse umwana w'umuntu amubabaza icyaha cy'ubusambanyi kigereranywa n'icyaha cy'ubwicanyi kikagereranywa n'icyaha cy'ubujura kuko birashamikirana wibuke Dawidi amaze gutwara umugore wo musirikare Uriya yaranamwishe ariko bikure n'ubusambanyi ndaza gusoza mbaha urufunguzo aribwo butumwa bwanjye wasabye message ko tugomba gusenga tutisengesheje turi mu bihe ryaje burivuga ngo icyo gihe maze kuko urukundo rwa benshi ruzakonja ubugome bwa benshi buzagwira cya kabiri ngo n'ubusambanyi buzagwira ibyo byaha bikomeretsa imitima abantu bumva ngo bariho barabana bahuje bitsina ni ibikomere byo mu mutima agasoza avuga ati wamfasha ni mugenzi wanjye nudahagara ngo urwanye umwuka ukurwanya kuko wawumenye ntandi uzamenyera umwuka ukurwanya cyangwa se intwaro ikurwanya mu gihe utabashe kubana n'abanyentambara hari ikintu cyambabaje ariko ndahindukira ndavuga ngo Mana umfashe kandi umpe imbaraga umva icyo nshaka kuvuga hanga numva imyuka iturwanya wowe ushobora kumbona nahangaha nambaye karuvati nagize iki kavuga ati umugabo yagezeyo ariko cyangwa se imbaraga za kane zitugiraho ubushobozi ni ibitambo biba byaratamwe gusenga ntabwo ari ndakurutsa Mariya wujine muharane n'Imana wahebuje bo bagore bose umugisha ndavuga isengesho ry'intambara twizere mu bintu bikomeye niba bitaranasohora ntitwirwana ngo twicire inzira kuko nitwicire inzira tuzikurura ibikomere tutazakira buri uko umwanzi arusha nka gushyira hasi kuri jye ni nko guhaga akadenesi uragakubita hasi karatumbagira ubu rero umwanzi afiteho ibyago yes reka ntangiye mbasuza mwese abadukurikiye ku ISEZERANO TV n'ibyacu bakomeye cyane ko mugaritse kubana twumwanya nk'uyu nguyu ndabashimiye aho mwamuhereye hose ushobora kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa usanze igihugu cy'u Rwanda wumva ururimi tuvuga nkwifuriza kugubwa neza kana amahoro y'Imana abane nawe kuri kamera n'ubundi ndi kumwe na Pasteur Gabriel nishimiye kongera kubana nawe Pastor tubavuga ngo turakoze kutwakira kandi dushuje nabo ku ISEZERANO TV yego n'abandi bose bazadukurikira nari mvuze ngo ntabwo tukire abashyitsi turabasangwa yego mwagwa umugisha n'Uwiteka twagiye ubuntu turaboneka ni ibintu bikomeye mu maso y'Uwiteka yego n'ubuntu bugeretse ku bundi tubaye agaciro kuba turiho tugihumeka n'urukundo rw'Imana murakoze yego Pastor mu minsi ishize leta y'u Rwanda binyuze mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB bafashe icyemezo cyo kugabanya amasaha tubari twe gufungiraho none ubu ngubu hari ikibazo abanyatubari mbega abafite utubari n'abandi baba DJ bajya gucuranga imiziki mu tubari ngo barimo barataka igihombo bakubara baganije amasaha ko yakamasaha yagabanutse ubu bahasanga kubasanga ngira ngo no kugeza amasaha 7 saa nijoro muri weekend ngira ngo no kujyana ari saa 8 saa 9 ibintu nk'ibyo hafi aho ngaho nta gukomerezaho ntabyo kugeza mu gitondo ubwo se
abakeneye kujya mu tubyiniro se nabo ariko hari amasaha nyine batagomba kurenza ntabwo bakesha oya ntabwo byo gukesha ntabwo bikiriho nta bintu byo kurenza ntabwo ndi busubize nk'umuvugizi w'izo nzego wowe uravuga nk'umuvugizi w'ijuru ndavuga nk'umuturage uba mu gihugu ariko ibintu byose nkunda kubishyira mu mwuka n'ubundi ntaho bavuye ntaho bagiye ntaho bavuye ntaho bagiye inzego zirakora akazi kazo ariko se abarwanira mu rugo haba hari akabari abicanira mu rugo se nuko baba bakesheje hari akantu nibajije uvuze icyo kintu buri abana b'isi bafite ubuhanga bwinshi cyane ariko na satani nawe ngira ngo baminjiramo agafu k'ubugome niho ndakwereka ibyemezo bifatwa ku cyo umbajije yego ukagira ngo wenda biragabanije ko umuntu bigiye kurenga ashobora no kuzinywera icyarimwe akavuga ati none unywa amacupa 15 ko ndi butahe kare ngiye kunywerera hamwe nshyiremo reserve ya mu gitondo yego zikamwicira rimwe noneho ukajya ubona niba ari gusinda saa 10 za mu gitondo yasinze saa 5 za nijoro muhure akubwira ati ubu nashyizemo nizo mu mwanya kuri namenyire gutaya amasaha ubu n'abantu bafite ingo nzima ndavuga ko bagabo bubatse nkanjye cyo bafite famille nziza bishimiye ziri mu mwuka w'Imana ntibagombye gukeshereza muri utwo tubari rero abo bantu mbageranyije n'aba ngaba ejo navuganaga irya ejo ko ngiye nkunda kuganira n'abaturage ndi umuturage baranze nyine ndi kimenywa na benshi aho nyuze ndi paseri bafite uko bayibona cyangwa babibwiwe ndabwira ariko mubaza tuganira nyine hanyereka iwe nka ko n'abantu bahura nyine nk'abanyarwanda bahuje ururimi yego noneho turebera hamwe mu kibazo nibazaga kuko nta hantu baba bateka ibiyobyabwenge za kanyanga arambwira ati urareba ati iyo bakoze umukobwa bakabafata kandi bafata kenshi ati none uhita barakarira rimwe bagahita bagenda akagurizana ingunguru icyarimwe bagahita bamanuka ati icyo gihe nibwo bakora cyane arambaza ati ese pasi atibaze iyo bafashe umugabo ntibatwara umugore bakaza bamusangishayo atuzi icyo baba bakoze ati abana none bahita bahinduka nk'intare zakomerekejwe uzishirwa navanyemo mu yandi magambo isi nubwo ifata ingamba ku bintu bimwe na bimwe byitwa ko bitari byiza ariko ni ababifatirwa bafatirwa izo ngamba niko barushaho kuba babi undi arambwira yabimbwiye mu gitondo kare mu gitondo ku mugoroba baba badamu nyine bazunguza ambwira ati none badufashe n'umudamu afite akadobo acuruza ibyo bita imbada se murazizi imbada byane bimeze nk'amandazi ati iyo badufasha ati nyine baba bashaka nyine yuko usubira hasi cyangwa ubireka ati noneho tutagenda tugashaka indobo nka zingahe ariko iyo rero babikora uravuga uti jewe ntabwo rwose nitandukanye n'abavuga ngo barwanya inzego oya zikora akazi kazo nicyo bahamagarirwa nabwiye ko abategetsi b'isi ni abakozi b'Imana yego batwarira inkota mu kuboko kw'iburyo kugira ngo bane inkozi z'ibibi yego bafite uko babyita ko ari gukuraho akajagari ari ugukaruma ari kugabanya ibiyobyabwenge kugira ngo abantu batangirika ariko umuti urambye sahuri umuti urambye uri muri Kristo ariko nanone nkibaza ko uwo bacuruza imbada bazirirwa n'abandi n'abafundi kandi abo bafundi n'abayede bakora mu mujyi wa Kigali hariho n'abadataha mu ntara batarimo y'amazu y'amanegeka bagira gute basenya usenyerwa birababaza
noneho nibo babagaburira. Ni ukuvuga ngo nuko mwisyo ukome n'ingasire nirukana abagira gute abazirya, so nirukana abazicuruza ubuze n'abazirya. Hari ikintu kigeze kubaho njya mu majyepfo, ni gavana igeze atanga iryo tangazo, njye niho byari byavuye. Guverineri w'amajyepfo aravuga ngo ariko byarabaye kwa ngo abantu bazajya babona abandi basabiriza wamfungura mu muhanda bazajya babafata ngo kandi n'uwazajya bafata ariho aramuha nawe azagira gute azajya hano. Abo bari bagerageje, ariko nanone gusabiriza bivahe. Gendaga nkavuga ngo ni karandi yo mu mwuka, ni umwuka wa nkonjo. Abantu bagiye batandukanya gusaba serivisi no gusabiriza. Gusabiriza biva ku mwuka w'ubutindi w'imandwa ya nkonjo. Yego. N'ubuzima bw'ubutindi bw'ubukene butuma abantu basufura bajya kuzunguza, ukajya mu muntu warazunguza. Hari umuntu n'umugabo yatangiyemo na saneza, acuruza twa tuntu, umuti w'imbeba, umuti w'ibinyenzi, tuntu tumeze nk'amaranje y'abana, tuntu turaho. Ariko inkweto yabaye ikibonde, naho nubwo yabyaramo agakoko naka ntiyabimenya. Umusatsi wamuhirimbiyeho ni umugabo uraho, nta kiborosa yarahirimbiye, ariko yirirwa aca mu isoko. Umuti w'ibinyenzi iki ugasanga ejo none nyacuzi bibiriti bingahe bitatu. Wowe ushobora guti pase kumusetse ninde utakena, ariko hari ibindi babyishwe nyuma n'umwuka w'ubutindi w'ubukene. Ibyo rero hari igihe abayobozi barwana nabyo niba bana bikemura ntibamenye yuko ni imyuka, ibintu by'ubuyobyabwenge. Bajye baza ngo runo raje ngo muhakaze handi bati bambwiye ko utanga akazi. None mbwira abagenzi bose umuntu akazi dukora ko katanoroshye azagashobora. Atari kore buri abamama bagira imbabazi bati nanjye kandi azigira. Ati wenda wamushyiramo, ati wenda abonye nk'icyo kurya hatashobora kondoka tumushyiramo. None umenya amakuru yuko ariko turi kumushaka tukamubura, kumbe yagiye muri zo zakanyanga n'itabi. Kandi ubwo yaje yambaye ishati atubwira ngo avuye ku ishuri, ngo papa n'umusomari, ngo nyine yaramutaye, ngo barigendera, ngo asigara aho ngaho. Kumbe ariho aragangiye. Ngiye kuri wasanga ni imyuka, ni imizimu, ni karande. Ubwo wambwiye tubyo utamusengeye, ntabwo yaje mu rusengero. Ntabwo yaje mu rusengero. Hari aho gusengera, ntabwo afashe ibyo kugira ngo bijugunyire imbwa. Ariko byageze igihe none atangira kwiba, kuko bari abantu kenshi ko mizimu bariba. Umuntu wakuranjwe n'ibiyobyabwenge ntabwo yabura itabi ngo bikunde. Nicyo gikombe yagitwara, nicyo kiko yagitwara. Apfa ko ari bukureho igiceri. Ntabura utwo atwara. Abantu si kumujyamo bagira mu ngo. Kubera iki? Ntatinya gutwara ibase, ntatinya gutwara isuka, ntatinya gutwara isafuriya cyahuye nacyo cyose. Nuse nkigera hano bwa mbere, umwe mu bo twasinyama ngo nabakozi twabanaga yabaga muri annex, niho hari igikoni inyuma. Yinjiye havuye mu nzu ni ayisohotse hanze ati baratwibye. Batwaye iki? Amasafuriya niba na keto, hari n'utundi tuntu batwaye. Abantu batwara utuntu nk'utwo ni abantu b'ingegera nk'izo zasatswe n'ibiyobyabwenge. Tutinya gutwara isafuriya, ubundi nimukibaze ko ntukanye abantu bagiye menya n'ikinyarwanda. Ubundi ingegera yavuye ibwami, umwami yararyaga nta n'amatara bamwe babaga bafite. Nuko hari aho ngaho muri amazu yabo y'ibyatsi ariko yubatse ukuntu kigeye iraza cyenda twara akaboko ikora kumbe bahuraho n'umwami. Mwama baramujase ati bagiye kurubasanga n'uwarujaje gushaka ibyo kuri. Ati bati ningegera na mugende mugire gute mumugaburire. Ntabwo yamwishe. Rero
ubwo umwuka w'ubugegero uva kuki? Uva kuri karande wo gutwara utuntu. Umuntu atoye telefone kuyitora ntayitanze, none se uyitora ntayitange, uyikura mu mufuka cyaka yitwara hano. Sinzi abantu muhura nabo wa munyamakuru we, ariko abantu benshi duhura nabo 80% bavuga ko telefone bazibwe. Mwuko kwiba amatelefone. Telefone ushobora guhamagarwa ukaba wakurikirana telefone ya nyirayo ukamumenya, wangiza ugakuramo simukadi ukayitwara. Ibyo bivuze iki? Iyo myuka itwesha abantu ibiyobyabwenge ntibabireke, ntabwo yakurwaho n'umunyururu. Yego yakaruma situation. Hari igihe umuntu areka gukora ikintu ko atarabona mwaye uburyo, ariko yabona uburyo akongera akagikora. Ariko iyo mvuga Yesu agukuramo ibiyobyabwenge completely, agagukuramo izo ngeso z'ubugegera completely. Niyo mpamvu rero Bibiliya ivuga ngo ntabwo turwana inyama n'amaraso, n'abatware n'abategetsi bategeka isi umwijima n'imyuka no mu kirere. Kamabwire ngo hari imyuka itegeka uduce, kambivuge nigeze kubivuga mu nyigisho za deliverance. Urugero, hari udukaritsi ujya ugasanga batwitiriye amazina runaka. Nkaho nawubwiraga muri Kanyaga barahaza. Nubu abanyumva niba harimo abayobozi ntanze itangazo, muze kumanuka saa 12 kanda hari muri gishanga cy'umuceri. Urabona abantu 50, abagore, abagabo, abasore n'abana bakibato mu myaka 13. Kandi abo bana bamwe baba bagifite za uniform biga. Bamanukanye inkwi, bamanukanye amajerekani ya merase ni magunguru. Ingunguru arigeze bazizi ku mazi. Ariko ibaza hano babafata bakagukatira imyaka 7. Bakihava bakimakaza bagatera izindi. Nase bayitekera mu gishanga. Hari dore hariya. Urumva? Ariko usanga bamwe n'ubuyobozi baraza makuru mfite no barabahada. Barabaha. Umva rero barabaha. Rero icyo none avuga niki? Umwuka w'ubusinzi kandi hari ntabwo ari Kinyarwanda. Hanageje ubona ati hari muri Chechenia. Muri Chechenia. Ndaza Chechenia. Hari n'izindi za niba ari hari na Baghdad. Hari amazina aho utwo n'uduce twasabitswe n'intambara, kandi usanga ari abanyentambara. Ubyanga bikunze muri iyi minsi ntiharaza kubura kandi gace kitwa nka Gaza. Gaza, Ukraine. Hari utuzina bagenda akenshi utuzina ubusanga tugiye twitirurwa nk'ahantu hari intambara igezweho. Bare nka Chechenia, hari igihe intambara muri Chechenia yari imeze nabi. Noneho hari hakurya muri Chechenia habaga ikintu bita intambara y'abasinzi. Nubaregira cyahari. Bisa nkaho byagabanutse kubera ko hasigaye imikwabo. Iracyahari ikintu kirengeyeyo ni muri Chechenia. Chechenia harazwi, umuntu yigeze kutuzengereza buravuga ati uri aba muri Chechenia. Niba hasigaye haba umukwabo ntago intambara ikiri nini. Iyo babazengeje bajya handi. Bahita bajya handi. Urumva? Kandi rwose ntabwo inkoni ifata igufa ntifata ingeso. Gusa baragerageza mu buryo bwose. Giye bigeze kumfungura imiryango, usibye ko ntakibikora, ariko Imana inshiza zongera mbikore. Heze kumfunguriza nkajya kubwiza ubutumwa muri gereza. Wa mineri bana bakoze ibyaha by'inyoko muntu bakibato babashyira muri mineri, ariko umwungi wabatwari wawe hari n'amagereza y'abana ariko nka Nyagatare, Magororo n'iki. Urumva? No mu bakuru hajya kuvuga ubutumwa ukabona barakijijwe baranihannye. Nahantu heze kubwiza ubutumwa kuko nta yandi majwi. Hari igihe avuga ati n'uwo Yesu kuko igihano kirabaza, asanze hano kanyereka namwizera. Kandi rwose buriya ubutegetsi rimwe na rimwe rigema mbona ari umubyeyi. Niyo tugomba gusenga Imana kugira ngo iduha abami n'abatware beza. Bibiliya niko ivuga, babasha gufata imyambaro nzuro mizima kugira igihugu cyo mu mahoro. Kuko tudafite abayobozi bazima bafata ibyemezo bibi bikakaye. Urumva? Hari igihe mbona hari nk'ibintu bikorwa nkavuga ni
umutima nkavuga ariko bishobora ko perezida atabizi atabizi nk'ibyo bintu nyine kujya kubona baratuye tubona byinshi kujya kubona ukabona wena nk'umuyobozi ari buce nko ku muhanda runaka bakaba babizi ariko hari nk'iriba hari Kanombe hari ahantu gutya munsi ku murindi hari iriba mariba bapomba gutya none waragiye amazi abura ko ni agace gakunda kuramo amazi cyane ni hano iwacu Ruhanga ugatonda amajerekani one ku muhanda ni route principale abantu baba banyuramo bategetsi n'iki sinzi uburyo babaza amakuru hari nk'umuyobozi mukuru umuyobozi yari bahanya ko babizwe abizwe ko umuhanda ari bukoresha araba babizi wasanga ijerekani wagiye ntawe ujya havoma ariko mu yundi masoko na amajeka baba barwana nyine sinzi ukuntu babyita banyukana kubera iki ibyo byose ashobora kuba atabizi cyangwa n'icyo yanabikoraho niyo mpamvu tuba tugomba kubasengera hari ibyiza bakora ariko nanone kugira ngo Imana ibashoboze ibaha ubwenge ibaha imbaraga rero kucyo twariho turavuga turwana n'imyuka n'ubutware butegeka isi y'umwijima ugasanga agace kasabitswe n'iki n'amabandi iki amabandi biryogo amabandi Cecenia amabandi Kandahari amabandi abarutuna aho ngaho za Matimba aho ngaho ngiye menye indaya bwa mbere nazibonye Matimba indaya urumogi ukibaza ibintu biva kuki kandi aho niho tuvuka niho duturuka kandi aho niho barebera ibiyobyabwenge mu bantu b'abakene hari n'abandi babinywa ibiyobyabwenge byazamutse no ku rundi rwego bitera parufe bari mu modoka ziza batwaye abo ngabo ntawo bakoraho yego nubwo kuko amategeko kwabageraho ariko hari uburyo ubona bidahawe agaciro cyane ariko abandi bo hasi kuko uyumva iyo umuntu anywa ibiyobyabwenge akaba anakennye ashobora no guteza n'ibibazo byinshi ashobora kwiba ashobora gukora ibyo ngibyo iyo mirimo yose nyine y'akajagari ihungabanya abandi bitewe nyine nuko already byamaze kumurenga wasanga nibyo biteza intambara ye muri societe rero dufite intwari ikomeye intwaro y'ijambo ry'Imana nabonye ifata igahindura abantu ariko none mfite ikibazo ubutumwa buri kubwirizwa buhindura abo bantu ni ubuhe buracyahari cyangwa twabaye nk'abandi bose ntacyo batubonamo ntacyo badukuramo turashaka usane turashaka kuryoha turashaka kuba abanyacyubahiro turashaka gukomera ariko nitumanuka impamvu umenye ibyo byose nuko namanutse nkajya muri abo ngabo nkabana nabo nkaturana nabo ariko Imana itongere kandi dufashe itugiye neza reka dukomeze niba hari ikindi yego reka twinjiye muri message haleluya amen rero reka dusome iri jambo riri muri mu ngoma reka nkoresha abacamanza ngoma tuzazijyamo ikindi gihe abacamanza 11 wahageze abacamanza 11 yere ku murongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu amen nuko Yefuta umugireyadi yari umunyambaraga w'intwari kandi yari umwana wa Maraya kandi Gireyadi niwe bamubyaranye kandi Maraya niwe bageze gute bamubyaranye ariko umugore wa Gireyadi amubyarira abahungu amubyarira iki abahungu abo bamaze gukura birukana Yefuta baramwerurira bati nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi mugore kuko uri umwana w'iki wundi mugore nuko Yefuta
ahunga bene se ahungira mu gihugu cy'itobo aturayo maze yifuta ateranya abantu b'inguguzi bakajya batera abandi. urakoze. Amen. Amen. Reka ngaruke kuri ya nyigisho yanjye ya karande. Yego. Satani icyo aba ashaka ni ukugira ngo akomeretse umwana w'umuntu, amubabaze, amwangize, yiyange, yitesha agaciro, afate imyanzuro itariyo. Yego. Uno munsi ikigereranyo kiragaragaza ko abana bafite ibibazo byo mu mutwe. U Rwanda hari ikigereranyo cyasohotse ko ruba rufite urubyiruko rufite ibibazo biri mu mutwe, bifite ibibazo byo mu mutwe. Yego. Hari ikivuga ku bukene, hari ikivuga ku ndwara zo mu mutwe, hari ikivuga kutagira ibyishimo. Ibyo byose byo byegeranyo birahari. Ariko sinaha biri, hari n'aho dusanga ibibazo, kandi buri gahugu ngo n'umuco wako. Yifuta ni ikigereranyo cyiza, ngo ari umunyembaraga w'intwari. Ariko ngo se Gereyade yamubyaranye n'undi mugore utari uwo yabanaga nawe. Umva ari mujya mu bandi. Icyaha cy'ubusambanyi kigereranywa n'icyaha cy'ubwicanyi, kikagereranywa n'icyaha cy'ubujura, kuko birashamikirana. Wibuke Dawidi amaze gutwara umugore wo musirikare Uriya, yaranamwishe. Ariko bikure n'ubusambanyi, kuko bijyana, icyaha cy'ubusambanyi kijyana n'ubwibone, kikajyana n'ubwicanyi, kikajyana no kunyaga ibitari ibyawe. Birajyana kuko niwo muzi w'ibintu bibi byinshi. Nubwo no gukura amafaranga nabyo ari bibi, kuko Bibiliya hari ibintu cyangwa ikigereranyo. Iki cyari cy'ubusambanyi Yefuta yacyitwayemo neza, ariko bataracyitwayemo neza nibo buzuye izo ngeso zose mbi. Buzuye uburyarya, buzuye ubukoryo, buzuye kunyaga, buzuye ubwicanyi, buzuye ubugome. Kandi ibyo turabivukana muri ADN, mu turemangingo tw'amaraso y'ababyeyi bacu. Ariko Yesu yaje kugira ngo akureho umuvumo wose. Ndaza gusoza mbaha urufunguzo, aribwo butumwa bwanjye. Wasabye message ko tugomba gusenga tutisengesheje. Yefuta ntabwo yagize ure kugira ngo avukire muri uyu muryango. Birashoboka ko nawe hari ibiburi gucamo, kunywa ibiyobyabwenge bidakuka mu miryango, cyangwa se no uri kutwumva. Bifite origine, hari amateka, hari aho biva, hari aho bituruka. Kandi iki cyaha gikomeretsa umutima, kandi iyo umaze gukomereka ntabwo ukomereka wenyine, usigaza n'abandi. Ejo bundi ngira Pasafani madamu agira muri umurimo sosiyale. Ejo bundi bari mu majaruguru, hari agace bari Musanze, njyane Musanze, bari bagiyeyo. Noneho umva agiye nigererayo, makuru yarayamaye. Bari bagiye gusura famiye y'umugabo. Umugabo ariho, ariko umugore yarapfuye. Apfa bafitanye abana 8. Noneho abana barashinja ko papa wabo ari we wishe nyina. Uze kubireba kuri Pasafani official n'abadukurikira. Noneho baramushinja ko yishe mama, kubera ko umva bajyanye Uganda ntiyabereka igituro cyiwe, kandi yarapfuye. Arangije abashakiramo iki? Abagore bagira muri 2, I think bagira 3 ko nabyumvise. Umwe muri bo yaranapfuye. None ubintambara hari ni imitungo. Ariko ikintu gihari n'ibyo bibazo bizingiyeho ni ikintu cy'ubusambanyi. Yego.
urumva abana iyo bazaniyemo abandi bagore hakaba harimo n'upfa utajya gufata imiti ngo ubishyira kuri umwe cyangwa ku wundi ukajya ushaka kugurisha imwe, kandi abana baba barakuze bazi ko ibya papa na mama byose ari ibyabo. None abana bashoje batanize neza, umwe mukuru wewe ngo yahuye na trauma, afite ibibazo byo mu mutwe ariko aranywa imiti, abana barakennye. Byabaye ngombwa ko dushakisha utwo kubafashisha. Ariko none avuga iki? Iyo ni ingaruka nto y'icyo cyaha cy'ubusambanyi. Kujya gusa abasambanyi benshi ntago bafata ku ngufu, ni ibintu baplanifia, bashyira muri gahunda, bakabikora bije zimwe banahubukiye, ukagira ngo uratanganya kumutanze n'ibindi. Imana yanga icyo cyaha, kandi reka mbwira abagore n'abagabo, uno munsi ni icyaha gisa nkaho umwanzi ari gushoramo cyane. Turi mu bihe ryaje rivuga ngo icyo gihe maze kuko urukundo rwa benshi ruzakonja, ubugome bwa benshi buzagwira. Cya kabiri ngo n'ubusambanyi buzagwira, kugeza igihe umuntu yifuza uwo bahuje ibitsina, aribyo bita homosexuel, ubutinganyi. Ibyo byaha bikomeretsa imitima. Abantu bumva ngo bariho barabana bahuje ibitsina, ni ibikomere byo mu mutima. Agasoza avuga ati wamfasha ni mugenzi wanjye, n'ibindi bintu bishingiye kuri ibyo byaha. Ibyo bikomeretsa umutima. Icyafashe Yefuta ni iki? Ni uko yahunze bene se, bamaze kumushwishuza ajya mu gihugu cy'Galeyadi. Cyahehe ibice 11 ntakora ikosa. Ni Galeyadi. Yes. Igaleyadi. Ajya Galeyadi. No. Yego. Imowabu. Yes. Nuko mu gihugu cy'Itobo. Mu gihugu cy'Itobo. Yari mu Galeyadi ariko yagiye mu gihugu cy'Itobo. Ateranya abantu b'inguguzi bakajya batera abandi. Ajya mu gihugu cy'Itobo. Ateranya abantu b'inguguzi, abashyira hamwe, arabakonvenka, bahuje umutima, bahuje inama. Baravuga bati natwe tugomba guhagarara. Abo yahungiyemo baza gutera babandi. Munkurike nimvuga ijambo ry'Imana, nzaga ndivugira mu mwuka, ntabwo nzandivugira mu mubiri. Nunyumvira mu mubiri n'ukuri umunyamubiri, kuko umwuka numva ibyo tuvuga. Ntabwo twebwe turwana inyama n'amaraso. Saba dufatana mu mashati gutya ngo duhangane, ni imyuka. Nudahagara ngo urwanye umwuka ukurwanya, kuko wawumenye, ntandi uzamenyera umwuka ukurwanya cyangwa se intwaro ikurwanya mu gihe utabashe kubana n'abanyentambara. Ntabwo mvuga mu buryo bw'umubiri, ndavuga abanyamwuka. Ukeneye umushumba, ukeneye umukozi w'Imana wabisigiwe, ugufasha ukamenya nizihe mbaraga zibarwanya, nizihe zikurwanya. Ese ubwo businzi ntabwo ari karande? Ubwo butindi bukwisingiraho ntabwo ari karande? Izo ndwara zibakenya ziruherekane ntabwo ari karande? Ubwo busambanyi bujejeta ntabwo ari karande? Yefuta ngo akajya ateranya abantu b'inguguzi, ngo bukeye ngo abantu b'Itobo batera abahege ab'Galeyadi. Ngo bari bafite imbaraga b'Itobo, barabarwanya batanya kubatsinda, kandi Yefuta niyo bari bagize kizigenza. Imana ishimwe cyane. Niwe bari bagize kamanda ngo abarangaza imbere. Bamenya ku rugamba, amakuru barayakurura ko Yefuta ari utuma ab'Itobo batsinda ab'Galeyadi, kandi ab'Galeyadi ni Abisiraheli, ni amaraso ya Yefuta. Baragenda babwira umwami bati mwami, umuntu utuma ab'Itobo badutsinda ni Yefuta, kandi amaraso yacu. Reka tugende tumukikure, tumuzane, twongere tumukurutinge, tumuzane, tumushyire mu bwami bwacu, aturwanirire. Umva, Yefuta bamugezeho ambona ko ari mu bene wabo. Arabwira ngo iki gitumye mungarukira? Ntimwanyanze,
ntimwanyirukanye nuko mubabaye. Reka mbabwire, umwanzi wawe atarapfukama ntabwo uzagera ku cyo ushaka. Ikikurwanya n'umwanzi wawe. Imana ishimwe cyane. Amen. Ejo bundi hari ikintu cyambabaje, ariko ndahindukira ndavuga ngo Mana umfashe kandi umpe imbaraga. Nubatse inzu kandi hari abantu babizi badukurikiye, barayisenya. Iri mwubakaga? Barayisenya. Twavuganye n'abayobozi habwira ikibazo dufite cy'amashuri. Yego. Mva nyine turayisenya. Nubwo bushobozi bwayo dufite ko nyine ibyo batubwiye ngo tutujuje, barayisenya n'amata aravunagurika n'ibiti bashyira hasi. Numva ko bigushakinze ahantu n'abandi. Numva ndababaye, naze no kujya kwa n'amagabo ngo tudukure amabati. Numva ngiyeyo nahita nibuka ibya 94 kuko nabwo inzu yo mu rugo turugasoze duhunga twabonye bayisenya, banje barayishumika irashya, barayisenya duhunguka twasanze raba y'amatongo. Numvise byahindukiye bikagaruka, ariko nuko abandi baragenda bakuraho utubati, utwo dupande nyine badukuraho. Miliyoni hafi 3 n'igice zagendeyeho. Umva icyo nshaka kuvuga hanga, numva umyuka iturwanya. Woshobora kumbona nahangaha nambaye karuvati nagize iki kavuga ati umugabo yagezeyo, ariko hari imyuka iturwanya mwe mutazi. Noneho nibwo naje gusenga Imana ndavuga ariko ubu nibwo bushobozi bwanjye, ariko se mu by'ukuri nibwo bushobozi bw'Imana? Kuki Imana itadushyira kuri standard tujyana na physical plan n'igishushanyo mbonera? Isi n'ubuzuye n'ibyayo. Ndangire ndavuga ngo Mana, ubuzima nabwo turaburambiwe. Ubuzima bwa rukarakara, ubuzima bw'amanegeka, ni kuko isi n'ubuzuye n'ibyawe. Rero hari imyuka iturwanya, iyo tutayimenya igihe tugenda turi bisenzegere tugakomereka, wenda tukaba twashyira n'umwikomo mu bandi, kandi wenda n'ibiduhinyuza koko, kuko isi n'ubuzuye n'ibyayo. Imana irashoboye. Wenda wabyumva n'abandi bakabyumva bavuga ati barayishenye. Wenda nshaka ko n'Imana yanagukoraho. Hari abantu bafite amafaranga y'evode, ubu isi n'ubuzuye n'iby'Imana, kandi n'ubifite nawe ibyo afite ntabwo ari ibye, abikiye Imana, kuko Imana yo yica igakiza. Ego n'ikiri kuzima igakurayo, niyo yimika kandi ikimura. Isi n'ubuzuye n'ibyo Uwiteka, ariko kubera imyuka ibiturwanya y'ubutindi, y'ubukene, yo kutagera kubikwiriye, ituma dukomereka. Icyo ni ikintu gikomerekeje. Narababaye, ndi ibintu mumaze guspendinga, mutu twatakajeho, nta n'umuntu aba yakuye. N'ubutumwa bwiza tubwiriza ugera ku 100 ubwiza ngo urirundarunze, wenda ugiye gukira ubwo bukode n'iyo nzu ni ishuri abana bigagamo, kandi byose bikazi kuzo utese ko aho twubatse ari ruguru y'abandi, abandi se uko bubatse. Ubu singi iyi ngiyo nini kurutiriya, bambe niyo nto kurutiriya, kunabonaga neyo nziza hafi zaza zituranye. Ariko hari igihe Imana ishima ko ari wowe isunikira mu bigeragezo kugira ngo uzatanga urugero. Vuga uti narasenze. Ubu inama dufite abakozi b'Imana ni ukuvuga ko dusenga, dukorera Imana ishobora byose, ifite byose, ugasanga ubuzima budusuzugura. Rero gusenga ntabwo ari amagambo. Yefuta ntabwo yagiye mu nkiko,
Yefuta ntabwo yagiye guhangana. Yefuta yagiye itobo ateranya abantu b'inguguzi ngo bakajya basterana, mu yandi magambo bakajya basenga, bakajya bohereza ibikompora by'amasengesho, baramenagura. Reka mabwire impamvu imbaraga z'ibitambo cyangwa se imbaraga za kane zitugiraho ubushobozi ni ibitambo biba byaratambwe. Nababwiye ngo ba data basogokuruza batambye ibitambo by'abadayimoni, barabanzwe baraterekera, bari imitsima, bari inyama, banyweye itabi, banyweye inzoga, baraterekereye, babinga bangura ibinego rya kajumba, imandwa za nkonjo bazishyira aho ngaho, barazikorera imyaka n'imyaka magana. None twebwe tuje muri Kristo, ariko tuza hari background, hari ibintu biduherekeje, hari imijimo, hari imyuka iturwanya y'ubukene, y'ubutindi. Ibyo nta kindi cyabikuraho, ni ugusenga. Niba nshobora gusenga Imana, yego umuntu akazana kontaki, utayimusabye, mutaziranye, akaza ati muntu w'Imana, amen, akira, irambwiye ngo nguheshe umugisha, mbonye ko ujya n'amaguru bidahagije. Ibyo ntabwo bihawe n'inyama n'amaraso, ni imbaraga zo gusenga. Niba umuntu ashobora kuzana impano y'amafaranga akavuga ati wasengeye Imana, ntabwo unyibuka, nta nubwo nzi, ariko nizeye ijambo wavuze, ngurisha ubutaka narabuze ibyangombwa, agafata miliyoni zinga, hari wigeze kubinkorera mu gihugu cy'u Burundi, yitwa Seje, ntamuzi, ibi ntabwo escrow burimo, nta kwitira ikintu ekada, ndi imbere y'Imana. Ibyo ntabwo ari imbaraga z'inyama n'amaraso. Niyo umuntu ashobora kuzana ibyangombwa, je narabibonye n'ubuhamya bw'abagenzi banjye, akavuga ati akira inzu, Imana yankoreye igitangaza nkurikije. Ibyo ngibyo ntabwo ari inyama n'amaraso bibikoze, ni mu gusenga, ni mu gushaka mu maso y'Imana. Imana ikanyeganyeza, Imana ikamenagura, igakubita hasi. Ni kubabwiye Yakobo, nababwira ngo ni kuro, yarababwiye ngo kuro nimikisha amavuta, nzakujya imenigani ataringaniye, inzugi z'ibyo nzazicamo kabiri, izo by'imiringa nzabivunagura, ninda ngisanga ubutunzi buri mu mwijima. Uwo nimikisha amavuta. Iyo tuvuze amavuta ni umwuka wera. Mwuka wera dushobora gusenga, tukarwana, tugasenya, tugatera, tukamenagura, tugakubita hasi, tukihakana imbaraga n'imyuka iturwanya, ukinjira aho ngaho, imiryango igakinguka, ukabona imigisha iraza, hari ibyo ugezeho. Bwa butindi bukubwira ngo ngo Kigali ntuzayishobora, ukabona uyibayemo. Uko hari amajwi yaje aravuga ati se urabona Kigali ukibayemo, nako mwari mwubatse nako karasenyutse. Ariko nize kumenya ko ibintu byose nkora ngomba kubyegurira Imana, kandi Imana ibyo yifuza kutujyana ni byiza gusa. Namenye ko nta mwanzi mfite, nta mwanzi w'umuntu ufite, umwanzi mfite ni Satani. Badukurikira abari mu Rwanda, Canada, Amerika, Afrika, ku isi yose mu mvurimi tuvuga, nta mwanzi ufite w'umuntu, umwanzi ufite ni Satani. Ni ukurwanya, ni urwanya iterambere ryawe, ni urwanya ubuzima bwawe, ndavuga mu buryo bw'umubiri, ni urwanya umuryango wawe. Numara kwambuka nabo bazambuka. Dushaka mu maso y'Imana dusenge. Iyi ni intwaro yo gusenga mbigishijeho, nibwo butumwa mbabwiye. Gusenga ntabwo ari ndakuritsa Mariya wujine muharane n'Imana, wahebuje bo bagore bose umugisha. Ntabwo ari ryo sengesho, ndavuga isengesho ry'intambara, ndavuga isengesho ryo kurwana, ugahana uburenganzira bwawe mu izina rya Yesu. Ryasengesho ryo kwiriza, ryasengesho ryo kwigomwa, ryasengesho ryo kwiyima, ugashaka mu maso y'Imana, ugashaka gucyanuka kw'Imana. Imana izagukoresha imirimo, Imana izagukoresha ibitangaza. Rero hari igihe dushaka kurira dutoya,
wenda ubona dusa nkaho tuvukijwe Imana ishaka gukora binini. Nge rero nashobora kurakara Satani n'abadayimoni kuko Imana iraragizanya nanjye. Amen. Imana ishaka kuduha ibyagutse nibiduhinyuza. Nanjye nizeye ko Imana yamu ubushobozi nkagenda nkafata fish kadastra cyangwa se igishushanyo mbonera kijyanye n'ibikorwa remezo. Yego ubuyobozi burabitanga. Yego nanjye n'Imana yanjye birashoboka rwose. Ntimundirire wandirira n'ufite kwizera wakwizera nanjye kavuga ngo reka Imana yacu nikorwe n'isoni. Haleluya. Kandi ntabwo izakorwa n'isoni. Nanjye nagushyigikiye dukorera Imana kubera ko hari uburyo usanga itora isuzuguwe. Kubera iki? Nemera mu gusenga, nemera mu gutamba. Hari ibintu Imana yakoze. Hari abantu reka ngira icyo nivuga kuri Satani nigambaho n'abazimu be. Hantu basore bajya bavuga bati muri Yesu ntibyoroshye. Wenda yarimbaga muri korari yari umudiyakoni ugasanga aratinya ngo ntafite inkwano, ngo ntafite ubushobozi, agacisha mu idirishya ngo azeze umubano nyuma. Kandi ari umudiyakoni yaravuga amasezerano. Ibyo no gufeiringa. Yego ntabwo njye nizera mu tuntu duto. Nateye intambwe. Ntabwo Imana irangizanya nanjye. Ntabwo ncitse intege. Ntabwo ndananirwa. Haleluya. Imana ishobora byose. Isubize n'ibyo Uwiteka. Imana irashoboye. Imana niyo kwizerwa. Ntihagira undirira kereka wakwizera n'Imana nanjye akavuga ngo iyo Mana uvuga nanjye niyo nizeye yakora ibikomeye. Twizere mu bintu bikomeye. Niba bitaranasora ntitwirwana ngo twicire inzira. Kuko nitwicira inzira tuzikurura ibikomere tutazakira. Ariko tureka Imana ikaducira inzira iratubagira ikibyibushye. Murakoze mwabwo umugisha. Uyefuta nsoza baramugarukiye. Abakondisiyo bavuga ati rero niba mungarukiye mukamwemera ko ndi barwane mu gatsinda mugire garanti muma. Baramubwira ngo uzaba mutware wacu. Ati nibyo. Yefuta arazamuka arabatikiza ahiga n'umuhigo. Aravuga ngo Uwiteka nimba atera nkabatsinda ikizansanganira nzakiguha. Yefuta ahiga umwana w'umukobwa w'ikinege w'isugi. Urumva wako kababaro. Urumva ku gahinda. Urumva ubwo buribwe. Urumva ukuntu yari ameze. Nabugingo n'ubu izi ntabatona z'Abisirayeli ni abantu biyemeje nubwo babikura mu mubiri. Yefuta umwana w'umukobwa ngo yaramusanganiye mu itabaruka. Yefuta nawe yaratatse aravuga ati we ategendera ubukumi bwawe mbone kuguhigura. Kuko arazi ko wiga ntuhigure bitwa no kudahiga. Hari igihe twiyemeza ukavuga uti Imana nukora iki nanjye nzakora iki. Ariko tugwire kudahubuka kuko Imana yazi imitima yacu iratuzi. Imana ishimwe cyane. Evode wizera Imana. Amen. Kandi wizeye n'abahanuzi. Ijambo ry'Imana n'ukuri. Hari ubuzima tubamo bw'intica ntikize. Tukabunbwenjoye nka tukumva ko araho tugeze ntaho turagera. Ushobora kubona akamodoka wenda gashaje kakakudeplasa kugeza aho uri aho ujya ukavuga uti Imana ushimwe. Ni byiza kushima. Ariko n'ibindi ubona na ziriya nshyashya ziriya seri nshyashya ziri gusohoka mu ngana nawe wagenda ugashirishaho izina ryawe. Amen. Imana ishobora byose. Hari tugomba kurakarira. Uwo niwo murongo nagezeho wo kugira ibintu ndakarira nkavuga ngo isi n'ubuze n'ibyo Uwiteka. Ntabwo ndi bwizero duto. Yego ndashima ariko hari ibindi birenze. Ariko hari icyo tugomba gukora. Amen. Hari icyo tugomba gukora. Ejobundi nicenda reba ibigerezo nciyemo baranyibye. Hari n'abavuze ngo mubura ngo arigirisha ngo ni prank z'ubu ngubu. Ntabwo ndebura umubare w'amaprank. Bari basawura ikintu cyose cy'agaciro. Urumva? Kandi ubwo turo muri gahunda yo kubakaho. Nabarangije bati hasi ntabwo ijyanye na nivo dukeneye. Urumva? Ubupfuye nka kangahe. Ariko buri kumwanza arusha nka gushyira hasi. Kuri iki ni nko guhaga kadenesi. Uragakubita hasi karatumbagira. Ubu rero umwanza afiteho ibyago. Niyo mpamvu Yefuta nawe atibikanye umwanzi. Yewewe yaramushidikanye agarukana intsinzi. Nabugingo n'ubu
byanditse ko Yefuta aba umucamanza mwene wabo wa wundi bajugunye bavuze ngo tuvemo. Kusenyera no kuvuga ngo tuvemo ntabwo ujyanye n'urwego rwacu, ariko nanjye yabikora. Haleluya. Yabikora nkavuga ngo Mana wankuyeho urubwa, wankuyeho igisuzuguriro, kuko wenda muri babandi boroheje bavuze ati barubatse bavuye igisuzuguriro cy'ubukode. Noneho bisenyutse memu nabo tuba dusengana, hari igihe Satani ashobora kuvugiriza impundu kunesha, ariko numva nongeye kwizera. Amen. Sinitaye ku majwi y'abadayimoni, ndi ku ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Nkomera mu maso yanyu hakamera nk'urutare. Mwene data komera ushikame. Hagara, ndavuga kubizera. Ibyo bigeragezo ntabwo ari bikwica, ibigeragezo ni ibituma ubona ubwiza bw'Imana. Twizerane Imana. Ukora icyo umwuka w'Imana akubwira, aguhamagarira. Hari aho Imana idutwara, kandi nzagaruka nshima mvuga ibyo Imana yakoze. Muhaga umugisha n'Uwiteka. Amen. None mbaha urufunguzo rwo gusenga, kwegera Imana, kuyishaka utayishakirije, ugatamba ibitambo by'umubiri, ugatamba ibitambo byo kutarya, ugatamba ibitambo by'ubutunzi, kuko hari icyo ukeneye ku Mana. Imana ibamugisha. Murakoze. Muhaga umugisha n'Uwiteka. Wasoza no dusenge. Reka mbasengere. Waranyotewe no gusenga, reka inyote yongere. Waruna no ucitse intege, kawongera uhaguruke. Imana y'amahoro igufashe, igukomeze, iguha imbaraga mu izina rya Yesu. Ukeneye kwakira agakiza, Yesu niwe udushoboza. Kuko dushobora Kristo ugira gute? Uduha imbaraga, akushoboze, akwambika imbaraga, uhaguruke, urwanye umwanzi. Amen. Umushidikane, umutware kure, umuvane mu birindiro byawe. Imana y'amahoro igiye kubikora mu izina rya Yesu. Reka nsenge. Mana mu izina rya Yesu, ndagushimye kuri Imana ikomeye, ndagushimye kuri Imana y'imbaraga, ndagushimye kuri Imana yo kwizerwa, ndagushimye kuri Imana yo kwiringirwa. Uri Imana itagira ikinanira, uri Imana ikomeye. Iki gihe nk'iki Mana mu minsi nk'iyi, ndaguhamagaye, ndagukeneye mu izina rya Yesu. Mu izina ifite imbaraga ku itorero ryawe, kubera bawe, kuba wahamagaye, kuba watoranije n'abatarakumenya. Reka ubihishurire, bamenye kuri Imana ishobora byose, bamenye kuri Imana yo kwizerwa. Haleluya. Pita yazebe mu izina rya Yesu. Ndarekesha amajwi yose y'urucanege, amajwi y'abadayimoni, amajwi y'ikuzimu, imbaraga z'abarozi mu izina rya Yesu, imbaraga zitunyega, ndaricisha bugufi mu izina rya Yesu. Yesu beke ku musaraba bavuga ngo niwizure, ngo uva kuri umwana w'Imana wazuye abandi, ariko mu kanya gato isi hinda umushyitsi, mwene ukingiza yacekamo kabiri mu izina rya Yesu. Reka mwami Imana abanzi bakorwe n'isoni, bamenye kuri Imana. Bari bazi ko Yefuta abaye igicibwa ntacyo azimarira, ariko mwami umugarura. Retura umwami yari ikomeye cyane kuruta ibya mbere. Ndagushimiye ko ari ba Yefuta uteturuye, ba Yefuta uhaye ijambo, ba Yefuta komeje ribaza yakuta zebila ke. Oh haleluya. Urakoze mwuka wera, ndafashwe n'ubuntu bwawe mu izina rya Kristo nizeye kubikoze. Amen. Muhaga umugisha n'Uwiteka. Murakoze.